Okay. kumva ko ni bose. Ubuse nta mugabo ufite nk'urugo wari kwaza kugushuka abona urakuze sibyo Yewe nkawe ukuntu ndi kukubona n'abadukurikiye kukureba ku myaka yawe ufite ubona gutyo kuntu umeze bitazagutera ibibazo mu buzima busanzwe ese muri rusange nk'umugabo wakwegera yashakaga iki yashaka kugira ngo bigende bite muzi bishora mu ngeso mbi batoroka wenda bakajya gusanga nabo bagabo gutyo hari nkabuze mbese yakubwiraga azakugira umugore cyangwa yashaka wenda gushaka nk'umusambanyi se byumva byari cyo byafasha abana bato kugira ngo badatwita wenda ugatwita wabyifatamo ute wabigenza kanongere mbasuze mwese abakunzi ba Brown Magazine nkuko mubizi rero ni wa mwanya dusanzwe tugira kujya hanze tukaganiza abantu batandukanye tukareba ibibazo bihari tukabyunguranaho ibitekerezo kugira ngo tugire icyo dukemura so wowe ufite amahirwe kuba ufunguye iyi video ahantu turi rero ni ahantu heza cyane nkuko mubabona ni ahantu hari ikiyaga cya Urera nkuko mubibona rero so aka kanya ahantu turi ni mu kigo cy'amashuri ni école secondaire y'ahantu ntababwiye so nyine turi kumwe hano n'abantu turi kwigendera duhe n'abantu nyine tugira amatsiko yo kubaganiza ku bibazo bimwe na bimwe urubyiruko ruba rufite u Rwanda ruba rufite aka kanya tugiye kuganira ku kibazo gitandukanye cy'urubyiruko abakobwa bato babangavu baterwa inda zitateguwe ariko ako kanya rero nkuko tubizi ubushakashatsi bwagaragaje ko izo nda baziterwa n'abantu bakuru babashukisha amafaranga cyangwa n'ibindi ariko tugiye kugira ngo tumenye what is going on ni iki kiba kugira ngo ibyo bintu bibe ahantu rero turi kumwe hano tugiye kuganira kugira ngo batubwire ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye batangiye kwibwira amazina yawe bakita nde okay murakoze amazina yanjye nitwa Brenda Igihozo okay Brenda wowe bakita nde okay nanjye banyitiniza muri Sandra okay rero aka kanya ndagira ngo tugane ibintu bisanzwe byoroshye hano tubasanze mu kigo hano mwiga hano ibintu biba bimeze bite mu kigo ibintu bimeze bitano mu kigo ni amahoro ibintu ni neza nta kibazo examen ko mwana zirangije mu cyumweru gishize ubu mumeze neza nta stress ntazo ariko wowe hari amakuru mfite ko ushaka kuhidohene hano w'abanyeshuri nibyo nibyo ntabwo mwibeshye okay wayoboye neza se cyane okay so rero tugiye gutangira tuganira ndabona mwifunze mwambaye neza mumeze neza murakeye mumeze neza kabisa okay dore kuri Brenda ubona urubyiruko muri rusange nk'abana b'abakobwa b'abangavu ubuzima bwanyu bubayeho bute n'ubuzima bwiza bufite mbese nyine muratuje muratekanye cyangwa mufite ibintu byinshi bibatesha umutekano cyangwa se bibabangamira ubajije ikibazo cyiza gusa si byabura ibyo bintu birahari ama stress examen byo hanze ibintu byinshi birahari byinshi doye niwe watubwira ku iki kibazo nimbajije ntabwo ibibazo byugarije urubyiruko byabura nk'uko murabibona ku ishuri umunyeshuri hari byinshi aba akeneye niyo yageze hanze ibyo bintu rero bigenda bimutera ama stress bigatuma yakora n'ibindi bintu bidasanzwe ngo bigatuma yakora n'ibindi bintu bidasanzwe so rero nk'uko mubizi sije yacu tugiye kuganiraho ubushakashatsi bumaze kugaragaza ko abakobwa benshi bakomeje kugenda batwita nyine baterwa inda n'abantu bavuye hanze cyangwa se mu nyine ibintu bitandukanye urabona nkaho ubundi imyaka ufite wayitubwira yewe mfite 17 wiga mu kangahe niga mu 4 doyine mfite imyaka 18 niga mu 5 urabona mu 5 mu 4 umwana umukobwa nyine aba amaze gukura abakubona hariya kuri kamera barabona ko wakuze rwose so iki gihe rero umuntu abagezemo aba yumva nyine afite ibintu byinshi ashaka kumenya afite iki wowe nkawe uko ungana uko nguko ku
ibyo bibazo bivuga ngo abagabo bakuru bashuka abana bashukishije ibintu bitandukanye. Hari abantu batangira kukwegera uko ungana uko nguko nyine bashaka wenda kushora mu zindi ngeso zitari nziza. sinzi urebye ntibabura sibyo, gusa nawe ugomba gufata icyemezo ukifatira icyemezo nyine ukumukana nihitiramo inzira utese nabakurikiza cyangwa se sinabakurikiza gutyo. Gusa nyine sibabura, bibaho, ni ibintu nyine biriho. Mbese nyine barakuzonze? Oya, ntabwo ari kuvuga gutyo, gusa nyine baraza, sinzi ariko si cyane si cyane ariko si byabura urebye. Daye wowe watubwira iki? Hari abagabo bakomeje kugutesha umutwe cyangwa se turabizi ni ibintu bibaho, tubwire. Nk'uko mubivuze ibyo ngibyo ni ibintu bikunda kugariza abakobwa, waba uri mwiza waba uri mubi, ni mbese revo yose uriho ntabwo wabura abagusanga. Gusa abantu uko babivuga baravuga ati umuntu niwe wimenya kandi akishakira n'agaciro bitewe n'agaciro cyangwa n'ahazaza hawe ushaka kugeraho. Ibyo ngibyo byima amaso ugakomeza inzira yawe y'ubuzima. Ese uravuze ngo mbese mu by'ukuri kugira ngo tubwize ukuri abanyarwanda, abo ni abagabo bakuru baza kubashuka kubajyana mu bintu cyangwa ni abantu nyine bandi abasore bagenzi ba nyine mu ngana nk'uko nyine nanjye nshobora kuza wenda nkakwegera bisanzwe nyine? Urebye sinzi, ni ibintu nyine ni ibya bose. Urebye hari abasore hari n'abagabo nyine bakuru sibyo, ariko nyine nambwira uti umwana ufite imyaka 17 w'umuhungu sibyo, ari bushuka umukobwa ufite nawe iyo myaka. Hoyi ibyo byose kumva bamurutaho ukuntu nyine kumva ko ni bose. Ubuse nta mugabo ufite nk'urugo wari waza kugushuka abona urakuze sibyo? Yewe se ntawe wowe tubwire. Arahari gusa bitewe wenda ntabwo dushaka ngo umutubwire ariko arahari. Ese byagenze gute? Buri utubwire muri rusange ko byagenze. Bitewe n'abagabo yaba ni igitsina gabo muri rusange, bitewe n'imyumvire yabo. Umugabo akwereka ko agukunze atari ko agukunze, hari ikindi kintu agushakaho. Bitewe n'uko abagabo akenshi bumva umugore umwe atamunyuze akaba yahitamo kujya ku bandi. Rero bumva ko urubyiruko turi akenshi tusa nkaho turinjije icyo kuko twebwe tuba bazi ko ari byinshi dukeneye, bakabumva bakwitwaza iyo ntwaro bakaza kudushuka. Gusa harimo abenshi bamaze kumenya ubwenge, ibyo ngibyo byo abagabo batekereza twatahuye aho imitego yabo. Ubu ngubu ntabwo baza badushuka. Ese muri rusange nk'umugabo wakwegera yashakaga iki? Yashaka kugira ngo bigende bite? nawe aza gutereta nk'umuhungu usanzwe rwose, akakwereka ko agukunze nta birenze, mbese akakwereka nk'aho ari umusore atari umugabo. Mbese yakubwira ngo azakugira umugore cyangwa yashaka wenda gushaka nk'umusambanyi cyangwa? Nawe uransetse. None se reba nka hano turi ku ishuri, umuntu aza kugutereta akakubwira ngo azakugira umugore cyangwa aza nyine akubwira ati ndagukunda nyine, nawe bitewe n'amafekisiyo cyangwa n'iki ukaba umwemereye gutya. Rero n'umugabo azakubwira ko agukunda. Iby'urugo iyo yaguhumye amaso cyangwa hari nawe ubona ko hari ikindi kintu umukeneyeho, ntabwo ibyo byitaho, uramwemerera. Nuko rero bigenda. Okay. Ese tugaruke kuri Brenda. Hari ikibazo njye mfite nyine cy'amatsiko, mwese muradusubiza abaduhaye Sandra. Okay, Sandra. Mwese muradusubiza. Mubona kuba umukobwa wenda yavuka ari mwiza, Imana ikagira gutya ikamuha uburanga akaba mwiza nyine, biba ari umutwaro imwikoreshe cyangwa se nyine ni amahirwe yagakwiye no kubyaza n'umusaruro? Wowe ubyumva ute? Ayo ni amahirwe ahubwo cyane. Rero sinzi mubi indaya, sinzi ikibimutera si ubwiza, ahubwo ni ingeso ibimurimo. Rero navuga ngo nyine ni mwiza niyo mpamvu baranishora hehe, oya si iyo mpamvu, ahubwo we ni ibimurimo. Ntabwo ari ukuvuga uti ni ubwiza, kuko hari abantu beza benshi, nk'urugero nk'abamizi sibyo, baba ari beza ariko ibyo bintu nyine si babyishora mu cyangwa se abandi bose beza si indaya.
none se nkawe ukuntu ndi kukubona n'abadukurikiye kukureba ku myaka yawe ufite ubona gutyo ukuntu umeze bitazagutera ibibazo mu buzima busanzwe? njyewe se ngo se ubwo ibibazo bihe ntabyo ibyo ndi kuvuga se byibuze wari kubyumva? oya ntabwo sinubije neza gutyo ukuntu uteye n'ibiki nyine wenda bigatuma abagabo baza bagukurikiye cyane, ariko uracyari muto ufite imyaka 11 ntabwo yageze imyaka y'ubukure. Urabyumva ute ku buryo mbese wowe wafashe izihe nk'ingamba wafashe kugira ngo ube warinda ubuzima bwawe uteguye n'ejo heza hawe? nyine twaravuga ngo nyine impamvu nzumva umuntu mbona akora ibitandukanye wenda bibi sibyo, ni ukuntu ateye ukuntu asa. oya njye nkanjye Brenda sibyo, numva ko nyine ntabyishoramo kuko nka Sandra ari kudutangirira yanavuze ngo umuntu agomba kwimenya cyane. rero niba uzi uwo uriwe sibyo, ukumuzi icyo ushaka, ukumva aho ushaka kuzagera, ukumva rero ibyo byose si wabyishoramo cyane. nkanjye nifuza ko nazavamo umuntu nyine umuntu ukomeye sibyo, kandi si wazahagera umvura nazwiho kumva uburaya ibicyoya. niyo mpamvu ko byaba kose ngomba no kwihesha agaciro no kwihagararaho nyine. ese Dwayne ni iki wumva wowe mw'iki gihe nyine abona imyaka turi wenda njye maze gukora sibyo, ariko mwebwe rwose imyaka murimo nanjye nayiciyemo, ni igihe kiba kidakomeye myisa nyine kitoroshye cyane. abo bagabo barabashuka nibyo, ariko nawe hari izindi mbaraga zo mu bwangavu ziba zigusunika, wenda zigusunikira mu bintu bibi. uba wumva wowe wabikoraho iki? wumva wowe izo mbaraga witeguye kurwana nazo gute? icya mbere cyo izo mbaraga zidusunika akenshi usanga ari bya bindi dukenera kandi tuba tubona ubushobozi budahagije. icya mbere ni ukanyurwa nk'uko ubayeho n'uko uri n'uwo uriwe, ukanyurwa nabyo. ubundi ikindi cyagufasha ni ugusenga. imbaraga z'amasengesho nazo zagufasha kuko twebwe nk'abana b'abantu ntacyo twakwishoboza tutari Imana. niyo mpamvu rero twe nk'urubyiruko iyo turi kumwe n'Imana ibyo ngibyo Imana idufasha tukagira ubwenge. ntabwo ari ukuvuga ko twe tutabicamo, tubinyuramo nk'abandi bose, ariko tukamenya ubwenge bwo kubivamo. ese wenda akandi kabazo k'amatsiko hano ku ishuri, murabizi muri segonderi umubyeyi aba yoroheje umwana ku ishuri, ariko hari igihe abana bajya mu bindi bintu nyine bitandukanye. ese hano wenda ntimutubwire amazina ko nta n'umuntu ukeneye kuyamenya, hari nk'abantu muzi bishora mu ngeso mbi batoroka wenda bakajya gusanga n'abo bagabo gutyo, hari nk'abuze? hano ku ishuri sindababona njye ntabonye. urebye hano ku ishuri ryacu niba ari ukuvuga ngo ni abana batinya simbizi, gusa ntabwo nari numva umwana wasohotse ngo agiye kureba umugabo hanze, kuko hano hari abana benshi baba mu madini, mbese niba ari ugutinya ishusho cyangwa ubundi bakagenda tuzi ngo baratashye bakajyayo, ntabwo tubizi, ariko hano ku ishuri ntabwo bigaragara. cyangwa nuko ari mu cyaro wasanga ariyo mpamvu. none se wowe urumva, watubwiye ko nyine ufite gahunda yo ejo hazaza nyine, wowe nyine tubwire nk'ubu urubyiruko ruri hariya, uramutse ugize nk'inuza nyine wenda umwaku cyangwa se nyine bikakubwira, urabizi aho byabayeho ntago ari uko ari abaswa cyangwa iki yabibaho, wenda ugatwita, wabyifatamo ute? wabigenza gute? sinzi, gusa birakomeye nyine, ariko n'ubundi sibyo byakomera byanakorohera ukumva ugomba kubyakira sibyo, kandi ukanaharanira ko sibyo byanakubayeho bitazongera kuba, kuko akenshi ujya gusanga abantu, niba ukumva ari umukobwa wenda ari umunyeshuri
bagatwara inda ya mbere sibyo rukumva agakurikizaho uwa kabiri wa gatatu ya niba umva utwaye uwa mbere ntibikubera isomo sibyo kandi sibizongere gutyo ese dore wowe byagenda gutse mu zitwaye inda nyine byaba ari agahinda kandi byaba binababaje ku mpande zose gusa ngewe icyo nakora akenshi hari igihe bikuzira binakugwiririye rega gusa ngewe najya mfasha bagenzi banjye ku buryo nababwira bakajya nyine birinda ibyo bintu kuko nta keza kabyo nkabafasha nyine yego hari igihe ubwira umuntu ikintu akavuga ati se wowe kubwira umuntu we byarakugezeho aba ari ibintu bikomeye ariko ngiye mu buryo bwanjye mba numva nabafasha ku buryo ntabona urundi rubyiruko rwandagaye nka gutyo nkuko nanjye byangendekeye ese Brenda uramutse utwaye inda wayikuramo cyangwa wayivira mu rugo oya sinayikuramo kuko bako kanya rukumva ubukozi ibyaha bibiri sibyo rukumva ubusambanye wishe okay kaze none mbabwiye hano hari hanze hari itegeko hari umushinga w'itegeko nubwo ritaratorwa ariko wemerera abakobwa kuboneza urubyaro batarashaka nyine bakawenda bagira ute bazajya bajya muri gahunda nabo kuboneza urubyaro murabizi urumva ibyo bintu murabishigikiye urumva byari cyo byafasha abana bato kugira ngo badatwita uzi mu ruhande rumwe nabishyigikira urundi nabibreminga kuko umva impamvu kuko niba nzi ko nzasambana sibyo ntazatwara inda nazafata iyo miti nyine mva nazabikora nkaho nyine just nta kibazo ntacyo nakwikanga gusa niba nzi ko nyine wenda nazatwara inda nazirinda gutyo gake gake umuntu agakomeza akagenda muri kwitwararika urundi byaba ari byiza kuko nyine sinzi wenda ujya gusanga umuntu ugasanga nyine ubu byananiye niba kwifata ibiki ibintu nk'ibyo aho ngaho naho umuntu yabisapotinga gutyo okay wowe ubivuga iki nje iyo ngingo ntabwo nyishyigikiye bitewe n'uko iyo ngingo niyo gusenya urubyiruko ntabwo ari kurwubaka bitewe n'uko umuntu niba yumva ko ari umukobwa arajya kwifungisha arakeka ko apana kwifungisha kuboneza urubyaro bisanzwe kuboneza urubyaro aba yumva ko igihe n'isaha yabikorera ataratwita atabishatse sibyo rero byatuma abana benshi bishora mu ngeso y'ubusambanyi kuko bazi ko hari kibakingira kandi n'ikibafasha kandi niyo ngingo ibarengera ihari gusa ubu ngubu kubera ko bazi ko idahari birabafasha bigatuma banirinda kujya muri ibyo bintu ariko imibare yerekana ko abakobwa benshi kabisa umwaka ku wundi ntago bagabanuka ahubwo bariyongera urumva ibyo bintu bije bitabafasha ko bavuga ngo kwirinda ngo gukomeza kwirinda ariko ntago birinda bigaragara ko ngo ubusambanyi rukora kandi bagatwara n'inda hari icyo urumva nta kintu bije nta kintu byafasha kugira ngo byibuze iyo mibare igabanuke ku mibare ho aho ngaho byafasha nyine abasama baba bakeya gusa nyine ari nuza y'abanyarwanda ntago yaba yuzuye harya bavuga ngo indangagaciro y'abanyarwanda ntago yaba yuzuye bitewe n'uko abakobwa bajya bikorera ibyo bishakiye kuko bumva ko leta nayo ibarengeye gusa nyine kuri iyo mibare yafasha u Rwanda kugabanya iyo mibare nta kindi so turangiza rero tugire inama urubyiruko bakobwa bagenzi banyu kugeza ubu ngubu mwebwe muritonda sibyo muritonda mwebwe nta n'umwe uragiriye wenda icyo ni ikibazo ni impanuka mwabagiriye inama ngewe inama nabagira sibyo icya mbere bajye banyurwa sibyo ikindi kandi bimenye n'ikindi no kwihesha agaciro birafasha buriya mu buzima mugenzi wanjye byose yabifuze hafi ya byose gusa icyo namwongereraho urubyiruko narwo rwegera Imana cyane
ku byo mugenzi wanjye yavuze begera Imana cyane kuko niyo idufasha kugera kuri ibyo byose kandi bajye baharanira ishema ry'umuryango ko naryo ryabafasha. Okay, rero murabona abakobwa bacu batubwiye mwumvishe ibyo mukuyemo, mugomba kwegera Imana mbere na mbere mukihesha agaciro. So aka kanya rero turagira ngo tubashimire mwese mwakurikiranye iyi interview, iki kiganiro hamwe n'abakobwa bacu biga ahantu ntashatse kubabwira ariko mwabonye ko ari hafi y'amazi nyine, ubwo uhazi nyine yahamenya. So turagira ngo tubashimire, nawe uri kuri iyi video wagize amahirwe, hari byinshi wakuyemo, niba uri umukobwa hari ibintu byinshi wakuyemo wungukiyemo, n'ababyeyi gukomeza kuganiriza abana banyu kugira ngo birinde. So ushobora rero gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo tuzajye n'ibiganiro by'ubutaha namwe muzabibone. So twasuza tubwira abakobwa bacu kugira ngo bakangurira abandi bakobwa babo gukora subscribe kuri channel yacu yitwa Brown Magazine. Mwabwira abandi bantu gukora subscribe kuri channel yacu. Okay ladies, you are welcome to this channel. You have to subscribe please. Yeah. Okay, we are here just to advise each other. You have to subscribe. Okay, thank you. Mwakoze cyane.